ayibonye ni ndende rwose, ntago ninjoro ushatse wagarama wakubika inda mbese n'akaguru wagatera hirya rwose, kandi ntiwanduze uburiri bwawe. Hello nshuti zanjye, bakunzi banjye, Esther's Hobbies, bahaye karibu nanone kuri channel yacu. Nimba warakoze subscribe warakoze cyane, kandi niba utarakora subscribe ikore, uduhe na like na comment. Uyu munsi rero hano mfite imbere yanjye ngiye kubaganiriza ngiye kubabwira, ntabwo ari ukubaganiriza, ni ukubabwira Kotex nziza wakoresha ukumva rwose uranyuzwe. Muri iki gihe bisigaye bigorana, usanga iyo wabaga uvuga uti iyi niyo nziza najyaga nkoresha, bikarangira nanone bayipirase ikanga. Aka kanya rero ndi kurikodinga ino video ngiye kubereka Kotex zambereye nziza, numva namwe nazibasangiza. Iya mbere tugiye guheraho ni yitwa Icona, simba ariko babivuga. Icona zigira amoko menshi bitewe n'uko umuntu angana. Hari iz'abantu batoya, abanini, bitewe n'uko imihango yawe nayo iza ari myinshi, uhitamo ubwoko ushaka. Iyi rero ubu bwoko mfite hano Icona, haba harimo 16. Iyi ngiyi ni raje, ni iyihe? Iyi ngiyi ni zigenda zigira karite, ugenda uhitamo. Akenshi urareba ukagenda ureba ibyanditseho ukamenya iyo ushaka. Iyi mpamvu rero nayikunze ngiye kwibereka. Iyi ngiyi igiramo ubwoko butatu, ni agapaki ariko haba harimo ubwoko butatu. Hano byanditseho harimo 664, vuga ngo harimo 6 anyice biri kugaragara uko kangana, biragaragara. Harimo aka, urabona ko aka ngaka kaba ari kanini wakwambara mu gihe ufite heavy flow, ufite imihango muri ya minsi iba iri kuza ari myinshi, wakoresha aka. Numva ubuguze 3 in 1 aka. Hanyuma hakabamo n'utu dutandatu, utu ni dutandatu, n'utu ni dutandatu. Utu mu gihe itangiye kugenda igabanyuka, ejo ari mike, si ngombwa kwambara inini kandi udafite imihango myinshi. Hakabamo n'utu protege slip. Utu ngutu natwo muri cya gihe uvuga uti uyu munsi imihango ishobora kuza, kambe nkitwaje, cyangwa ku munsi wa nyuma uvuga uti hataza utwasigaye hataza utwa nyuma tukanyanduza kandi nta mihango iri buze, ukaba wakwambara aka. Utu ngutu tuba ari 4. Utu ni 4, izi 6 n'izi 6, urumva ni 16. Ntabwo zihenda, numva igura hagati y'5 na 2. Ntabwo mbyibuka neza, ariko ushobora kubita nagirenze, ariko wanze itarenze 5. Iba ari nziza. Nzabashyira muri comment, nzabashyira muri comment igiciro uko gihagaze. Muri comment ya mbere urabona igiciro cy'iyi ngiyi uko ibigura, uhitemo. Urumva ko iyi ni nziza, kandi rwose iracyari arrivage ku isoko, ntago iraba pirate, iracyari nziza. Hanyuma rero twagiye, hakurikiyeho iyi rero yashize mukamberekere kuri iyi. Iyi ni ubwoko bw'iyi ariko ntabwo ari kimwe. Izi ngizi nimba muribashe kubona neza, marike handitseho Kotex, harimo 16, ariko izi ziba ari 14. Izi nagiye ku isoko ndazibura aho nsanzwe nzigurira, ariko iyi nayo ni ubwoko bw'iyi. Hano haba handitseho ko ari nziza kuyikoresha nijoro, uko umuntu aryama ukaba waryama nabi,
ugasanga wanduje amashuka, ni byiza gukoresha iyi ikaba iya nijoro kuko ari ndende. Amberekere kuri iyi yo niyo ndende kurusha iyi, wahitamo bitewe n'uko ungana n'ubunini bwawe. Iyi yirusha uburebure, murabona ko n'amabara adasa, amashashi birimo ntabwo bisa. Nkwerekere kuri iyi rero ukuntu ari ndende, iyi ni ndende pe, ayibonye ni ndende rwose, ntabwo nijoro ushatse wagarama, wakubika inda, mbese n'akaguru wagatera hirya rwose, kandi ntiwanduze uburiri bwawe. Iyi rero iba ari ndende, ubaye uri munini wakoresha iyi, ubaye uri mu wayene na hano ngiye kukwerekana y'ukuntu ireshya. Iyi nayo ni nziza, nayo nijoro iraporoteje ariko ntabwo ari ndende nk'iriya. Dore kubibona nayo ko atari ngufiya, ni iza nijoro, biba byanditseho ko ari nziza kuzikoresha mu gihe cya nijoro. Urabona ko bitareshya. Kangire mwereke, urabona ko hano iyi ngiyi, urabona ko iyi ari ndende. Ni byiza ubonye iyi ngiyi waba ariyo ugura, ni na nini, niyo nziza. Mwakoze rero kudukurikira. Niba wajyaga wibaza uti nsigaye mbura kotegisi nakoresha, usanga nyinshi uzikoresha ugasanga uriyanduje cyangwa zikubereye mbi cyangwa zitumye ugira impumuro mbi kandi aribwo ukiyambara. Izi kotegisi, iyi ikona yo ikuboneka ahantu hose, igira karite nyinshi, igira uburyo butandukanye, y'abana bato, y'abakuru, ifite tuno, ifite karite zitandukanye, bahita bakwereka, iyo usomyeho uhita ubona uturimo. Hano baba babikubwiye ngo 664, ni ukuvuga ngo harimo 6 zinini, 6 ziringaniye na 4 za paint liners nyine zirinda ko wakwanduza, arizo bita protege slip. Bye bye rero, naho ubutaha twongera tuganira ku kindi kintu. Nimba hari ikindi wumva ushaka ko tuzavugaho, tubwire tuzakivugeho.